Yesu Kristo nashimwe. Mbifurije icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha. Dukomeje dusoma Bibiliya. Uyu ni umunsi w'179. Turi mu gitabo cya Yeremiya, uyu munsi turahera ku bice 22. Yeremiya ahanura ibizaba ku mwami w'Abayuda. Uko niko Uwiteka yavuze ati: manuka ujye mu nzu y'umwami w'Ubuyuda, uhavugirire ijambo uti: umva ijambo ry'Uwiteka, yewe mwami w'Ubuyuda uri ku ngoma ya Dawidi, wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe bajya banyura muri aya marembo. Uku niko Uwiteka avuga ati: mujye muca imanza zitabera kandi zikiranuka, abanyazwe ibyabo mubakize ukuboko kurenganya, kandi ntimukagire ikibi cyangwa urugomo mugirira umushyitsi cyangwa imfubyi cyangwa umupfakazi. Hano ntimukahavushirize amaraso atariho urubanza. Kuko nimugenza neza mutyo, abami bazaba bari ku ngoma ya Dawidi bazaca mu marembo y'uru rugo bagendera ku magare y'intambara no ku mafarashi, umwami n'abagaragu be n'abantu be. Ariko nimutumvira ayo magambo, ndirahiye iyi nzu izahinduka umusaka, niko Uwiteka avuga. Ni uko ariko Uwiteka avuga iby'inzu y'umwami w'Ubuyuda ati: umbereye nk'i Galeyadi n'impinga z'i Lebanoni. Ni ukuri nzaguhindura ubutayu n'imidugudu idatuwemo. Nzaringaniza abarimbuzi bo kugutera, umuntu wese yitwaje intwaro ze, kandi bazatema imyerezi yawe yateretswe bayijugunye mu muriro. Amahanga menshi azanyura kuri uyu murwa, maze umuntu wese abaze mugenzi we ati: ni iki cyatumye Uwiteka agenza atya uyu murwa wari ukomeye? Nabo bazabasubiza bati: byatewe n'uko baretse isezerano ry'Uwiteka Imana yabo, bagasenga izindi mana bakazikorera. Ntimuririre upfuye habe no kumuborogera, ahubwo muririre cyane uwagiye, kuko ari ntabwo azagaruka ngo arebe igihugu yavukiyemo. Kuko Uwiteka avuga ibya Shalumu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, wimye ingoma ya se Yosiya wagiye akava hano ati: ntabwo azagaruka, ahubwo azagwa aho bamujyanye ari imbohe, ntabwo azongera kureba iki gihugu. Azabona ishyano uwubakishije inzu yo gukiranirwa n'ibyumba byo muri yo uburiganya, nukoresha mugenzi we ntamuhembe, ntamuhe ibyo yakoreye, akavuga ati: ntiyubakiye inzu ngari, nziyubakira inzu ngari irimo ibyumba binini, nyicemo amadirishya, nyiteremo imbariro z'imyerezi, nyirabemo ibara ritukura. Ariko se kwihatira kubakisha imyerezi nibyo byatuma uba umwami? Mbese so ntiyaryaga kandi akanywa, agaca imanza zitabera kandi zikiranuka? Icyo gihe yaraguwe neza. Yacaga urubanza rw'umukene n'umutindi, icyo gihe byari bitunganye. Mbese uko si ko kumenya? niko Uwiteka abaza. Ariko amaso yawe n'umutima wawe bikurikiza kwifuza kwawe kubi gusa, no kuvusha amaraso atariho urubanza, no kurenganya no kugira urugomo. Nicyo gituma Uwiteka avuga ibya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda atyo ati: ntibazamuririra ngo bavuge bati: ye baba we mwene data, cyangwa bati: ye baba we mushiki wanjye. Ntibazamuborogera ngo bavuge bati: ye baba we databuja, cyangwa bati: ye baba we ubwiza bwe we. Azahambwa nk'uko indogobe ihambwa, akururwe ajugunywe inyuma y'amarembo y'i Yerusalemu. Zamuka ujye i Lebanoni, utere hejuru urangurure ijwi ryawe i Bashani, kandi utere hejuru uri muri Abarimu, kuko abakunzi bawe bose barimbuwe. Navuganye nawe igihe wari uguwe neza, ariko waravuze uti: sinshaka kumva. Uko niko wangenje uhereye mu buto bwawe, kugira ngo utumvire ijwi ryanjye. Umuyaga uzagaburirwa abungeri bawe bose, kandi abakunzi bawe bazajyanwa ari imbohe. Ni ukuri icyo gihe uzamwara ukozwe isoni no gukiranirwa kwawe kose. Yewe utuye i Lebanoni, waritse icyari cyawe mu myerezi, kuzaba uwo kubabarirwa igihe uzaterwa n'imibabaro, ugafatwa n'ibise nk'iby'umugore uri ku nda. Ndirahiye niko Uwiteka avuga:
nubwo Koniya mwene Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda yaba ari impeta ku rutoki rw'ukuboko kwanjye kw'iburyo nagushikuzaho, maze nkakugabiza abahiga ubugingo bwawe n'abutinya, ndetse na Nebukadinezari umwami w'i Babuloni n'Abakaludaya. Kandi wowe na nyoko wakubyaye nzaboherera mu kindi gihugu mutavukiyemo, niho muzagwa, ariko igihugu umutima wabo ukumbura ntibazagisubiramo. Mbese uyu muntu Koniya si ikibumbano cyahombye, si ikibumbano kitagira ugikunda? Ni iki gitumye woherwa we n'urubyaro rwe bagacirwa mu gihugu batari bazi? Yewe wasi we, wasi we, wasi we, umva ijambo ry'Uwiteka. Uku ni kumwa Uwiteka avuga ati, ntimwandike uyu muntu ko ari incike, ko ari umuntu utazahirwa akiriho, kuko ari ntawo mu rubyaro rwe uzahirwa ngo abe ku ngoma ya Dawidi kandi ategeke Ubuyuda. Yeremiya ibice 23. Yeremiya ahanura iby'uwitwa Shami. Uwiteka aravuga ngo abungeri barimbura kandi bagatatanya intama zo mu rwuri rwanjye bazabona ishyano. Nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga igaya abungeri baragira ubwoko bwanjye ikiti, mwatatanije umukumbi w'abantu banjye, murabirukana kandi ntimwabasuraga. Dore ngiye kubitura ibibi by'ibyo mwakoze, niko Uwiteka avuga. Kandi nzakoranya abasigaye n'umukumbi wanjye mbakure mu bihugu byose aho batatanirije, nzabagarura mu biraro byabo, bazabyara bororoke. Kandi nzabaha abungeri bo kubaragira, ntibazongera gutinya cyangwa guhagarika umutima ukundi, kandi ntawe uzazimira muri bo, niko Uwiteka avuga. Dore iminsi izaza ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka, azima abe umwami kandi akorane ubwenge, azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu, niko Uwiteka avuga. Mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isiraheli azibera amahoro. Iri ni ryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza ntibazasubira kurahira bati, ndahiye Uwiteka uhoraho wavanye Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa. Ahubwo bati, ndahiye Uwiteka uhoraho wazamuye urubyaro rw'inzu ya Isiraheli akaruzana ruvanye mu gihugu cy'ikasikazi no mu gihugu cyose aho bari baratatanirijwe. Nabo bazatura mu gihugu cyabo bwite iby'abahanuzi. Umutima wanjye umenekeyemo amagufa yanjye yose arajegera, meze nk'usinda, nk'umuntu wishwe na vino, mbitewe n'Uwiteka n'amagambo ye yera. Kuko igihugu cyuzuye abasambanyi, umuvumo uhateye kuboroga, urwuri rwo mu butayu rurumye. Imigenzereze yabo ni mibi kandi imbaraga zabo si izo gukiranuka, kuko umuhanuzi n'umutambyi banduye. Ni ukuri mu nzu yanjye nabonyemo ibyo bakiranirwaho, niko Uwiteka avuga. Nicyo gituma inzira yabo izababera nk'ubunyereri mu mwijima, bazayisunikirwamo bagwe, kuko nzabateza ibyago mu mwaka bazagendererwamo, niko Uwiteka avuga. Nabonye ubupfapfa ku bahanuzi b'i Samariya, uko bahanuriraga mu izina rya Bali, bakayobya ubwoko bwanjye Isiraheli. No ku bahanuzi b'i Yerusalemu nababonyeho ibibi bishishana, barasambana, bagendera mu binyoma, kandi bakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi, kugira ngo hatagira uva mu byaha bye. Bose bambereye nk'i Sodomu n'abahatuye nk'i Gomora. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga iby'abahanuzi atya ati, dore ngiye kubagaburira uburozi bwitwa pusinto, mbanywesha amazi akarishye, kuko abahanuzi b'i Yerusalemu ari bo baturutsweho kutubaha Imana, bikagwira igihugu cyose. Uku niko Uwiteka Nyiringabo avuga, ntimukumvire amagambo abahanuzi babahanurira, babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe, bihimbwe n'imitima yabo, bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Bahora babwira abansuzugura bati, Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro. N'umuntu wese ugendana umutima unangiye
baramubwira bati nta kibi kizakuzaho. Ninde wari mu nama z'Uwiteka kugira ngo yumve kandi amenye ijambo rye? Ninde witaye ku ijambo rye akaryumva? Dore umugaragu w'Uwiteka ari wo mujinya we uraje. Ni ukuri ni umuyaga w'ishuheri uri mu mugaru ugiye kugwa ku mitwe y'abanyabyaha. Uburakari bw'Uwiteka ntibuzigarura keretse amaze gusohoza imigambi y'umutima we mu minsi y'iherezo nibwo muzabimenya neza. Abo bahanuzi si jye wabatumye, ariko barihuse. Sinavuganye nabo, ariko barahanuye. Ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Uwiteka arabaza ati, mbese mwibwira ko ndi Imana yo hafi gusa, ntari n'Imana ya hose ya kure? Hari uwabasha kunyihisha ahiherereye simubone? Niko Uwiteka abaza. Sinjye ukwiriye ijuru n'isi? Numvise ibyo abahanuzi bavuze bahanurira ibinyoma mu izina ryanjye ngo nareretswe. Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma, abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshya? Bigira inama yo kumpuza abantu banjye izina ryanjye, baratorera umuntu wese mugenzi we ibyo beretswe mu nzozi, nk'uko ba sekuruza babo bahugijwe izina ryanjye na Bali. Umuhanuzi ufite icyo yarose nakirotore, kandi n'ufite ijambo ryanjye arivuge ibinyakuri. Umurama uhuriye he n'ingano? Niko Uwiteka abaza. Kandi Uwiteka arabaza ati, mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye, umuntu wese yiba mugenzi we. Niko Uwiteka avuga. Dore mpagurukiye abahanuzi bahimbisha indimi zabo bati yaravuze. Dore mpagurukiye abahanura iby'inzozi by'ibinyoma, niko Uwiteka avuga, bakabyamamaza kandi bakayobesha ubwoko bwanjye ibyo binyoma byabo no kwirarira kwabo k'ubusa. Nyamara sinabatumye, sinabategetse, kandi ntacyo bamariye rwose ubu bwoko. Niko Uwiteka avuga. Nuko ubu bwoko cyangwa umuhanuzi cyangwa umutambyi nibakubaza bati ibyo Uwiteka yahanuye ni ibiki, uzabasubiza uti buhanuzi iki? Nzabaca. Niko Uwiteka avuga. Nawe umuhanuzi n'umutambyi na rubanda bavuga bati byahanuwe n'Uwiteka, uwo muntu nzamuhanana n'inzu ye. Uku niko umuntu wese azabaza mugenzi we, umuntu wese n'uwo bava inda imwe, ati Uwiteka yagushubije iki? Ati Uwiteka yavuze iki? Ntabwo muzongera kuvuga ibyahanuwe n'Uwiteka ukundi, kuko ijambo umuntu wese yihimbiye ari ryo azahanura, kuko mwagoretse amagambo y'Imana ihoraho y'Uwiteka Nyiringabo Imana yacu. Uko aba ariko uzabaza umuhanuzi uti wowe se Uwiteka yagushubije iki? Uti Uwiteka yavuze iki? Ariko nimuvuga muti ni ibyahanuwe n'Uwiteka, nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, kuko muvuze iri jambo muti ni ibyahanuwe n'Uwiteka, kandi narabatumyeho ntimuzavuge yuko ari ibyahanuwe n'Uwiteka. Nuko dore nzabibagirwa rwose, kandi nzabaca ce n'umurwa nari narabahanye na ba sogokuruza ngo muwumve imbere, kandi nzabazanira kumwara kw'iteka ryose no gukorwa n'isoni bihoraho, ndetse kutazibagirana. Yeremiya ibice 24. Ikimenyetso cy'imbuto z'umutini nziza n'izindi mbi. Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yajyanye Yekoniya mwene Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda w'imbohe, hamwe n'ibikomangoma by'Ubuyuda n'ababaji n'abacuzi, abakuye i Yerusalemu akabajyana i Babuloni. Icyo gihe Uwiteka yaranyeretse, mbona ibitebo 2 birimo imbuto z'umutini biteretswe imbere y'urusengero rw'Uwiteka. Igitebo kimwe cyarimo imbuto nziza cyane nk'iz'umwimambere, icya kabiri cyarimo imbuto mbi cyane zitaribwa kuko ari mbi. Maze Uwiteka arambaza ati, Yeremiya ubonye iki? Mbonye imbuto z'umutini, inziza ni nziza cyane, imbi ni mbi cyane rwose, ndetse ntizaribwa kuko ari mbi cyane. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, uku niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze ngo
uko umenya izo mbuto nziza niko nzamenya imbohe z'Ubuyuda izo nakuye aha nkazijyana mu gihugu cy'Abakarudaya kugira ngo nzigirire neza, kuko nzabahangaho amaso y'urukundo kugira ngo mbagirire neza, kandi nzabagarura muri iki gihugu. Nzabubakira kandi sinzongera kubasenyera, nzabatera bamere kandi sinzabarandura. Nzabaha umutima wo kumenya yuko ari njye Uwiteka, bazaba ubwoko bwanjye nanjye nzaba Imana yabo, kuko bazangarukira n'umutima wabo wose. Ni ukuri Uwiteka aravuga ati, uko izo mbuto zari mbi bituma zitaribwa, niko nzagenza Sedekiya umwami w'Ubuyuda n'ibikomangoma bye n'abatuye i Yerusalemu bari basigaye muri iki gihugu n'abatuye mu gihugu cyo muri Egiputa. Nzabatanga kugira ngo bateraganwe mu bihugu byose byo mu isi, bakozwe isoni kandi babe iciro ry'umugani, batukwe aho nzabirukanira hose kandi bahavumirwe. Kandi nzabagabiza inkota, mbateze n'inzara n'icyorezo, kugeza ubwo bazashiriraho mu gihugu nari narabahanye na ba se. Yeremiya ibice 25. Abayuda bazamara imyaka 70 mu Bukarudaya. Mu mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, hari no mu mwaka wa 1 wa Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, ijambo ryaje kuri Yeremiya ryerekeye ku bantu b'i Buyuda, iryo umuhanuzi Yeremiya yabwiye ubwoko bw'Ubuyuda bwose n'abatuye i Yerusalemu bose ati, uhereye ku mwaka wa 13 wa Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda ukageza none, maze imyaka 23 ijambo ry'Uwiteka rinzaho havugana namwe, nkazinduka kare nkababwira ariko ntimwumva. Uwiteka yabantumyeho abagaragu be bose, Uwiteka yabatumyeho abagaragu be bose b'abahanuzi, akazinduka kare akabatuma ariko ntimwumviye, habe no gutega amatwi ngo mwumve. Ati, nimuhindukire ubu umuntu wese ave mu nzira ye mbi no mu bibi by'imirimo yanyu, mube mu gihugu Uwiteka yabahanye na ba sogokuruza uhereye kera ukageza iteka ryose. Kandi ntimukurikire izindi mana ngo muzikorere kandi muzisenge, mwe kunyendereza ngo ndakarire imirimo y'amaboko yanyu, kandi sinzabagirira nabi. Ariko ntimwanyumviye, ahubwo mwandakazaga ku mirimo y'amaboko yanyu ibateza amakuba, niko Uwiteka avuga. Cyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga ati, kuko mutumviye amagambo yanjye, dore ngiye kohereza imiryango yose y'ikazikazi nyiteranye, kandi nzatuma ku mugaragu wanjye Nebukadinezari umwami w'Ubuyuda, niko Uwiteka avuga, bateze iki gihugu n'abagituyemo n'ayo mahanga yose agikikijeho. Nzabatsemba rwose, mbagire igitangarirwa n'igitutsi n'imisaka y'iteka, maze kandi nzabakuramo ijwi ryo kwishima n'ijwi ry'umunezero, ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni, ijwi ry'urusyo n'umucyo. Iki gihugu cyose kizaba umwirare n'igitangarirwa, kandi ayo mahanga azakorera umwami w'i Babuloni imyaka 70. Imyaka 70 nishira, nzahana umwami w'i Babuloni n'ubwo bwoko n'igihugu cy'Abakarudaya, niko Uwiteka avuga, bahora ibyaha byabo. Nzahagira amatongo iteka ryose. Nzahasohoreza icyo gihugu amagambo yanjye yose nakivuzeho, ndetse ayanditswe muri iki gitabo yose ayo Yeremiya yahanuriye amahanga yose, kuko amahanga menshi n'abami bakomeye bazabagira abaretwa n'ubu ubwabo, kandi nzabitura ibihwanye n'ibyo bakoze uko imirimo y'amaboko yabo ingana. Imana izahana amahanga. Uwiteka Imana ya Isiraheli yambwiye iti, enda iki gikombe cya vino y'uburakari kiri mu ntoki zanjye, kandi uyivunye amahanga yose ngutumyeho, nayo azanywa adandabirane asare abitewe n'inkota nzohereza muri yo. Herako nenda igikombe cyari mu ntoki z'Uwiteka, mvunya amahanga yose ayo Uwiteka yantumyeho, i Yerusalemu n'imidugudu y'Ubuyuda n'abami baho n'ibikomangoma byaho, ngo bihindurwe umusaka n'igitangarirwa n'igitutsi no kuvumwa nk'uko bimeze ubu, na Farawo umwami wo muri Egiputa n'abagaragu be n'ibikomangoma bye n'abantu be bose, n'uruvange rw'amoko n'abami bose bo mu gihugu cya Usi
n'abami bose bo mu gihugu cy'Abafilisitiya na Ashikeloni n'i Gaza na Ekuroni n'abasigaye bo muri Ashidodi, Edomu na Mowabu na Benamoni, n'abami bose b'i Tiro n'abami bose b'i Sidoni n'abami b'ibihugu byo hakurya y'inyanja, i Dedani n'i Tema n'i Buzi, n'abiyogoshesha ingohe z'umusatsi, n'abami bose bo muri Arabiya, n'abami b'uruvange rw'amoko aba mu butayu, n'abami bose b'i Zimuri, n'abami bose bo muri Elamu, n'abami bose b'Abamedi, n'abami bose b'i Kasikasi, abari hafi n'abari kure bose hamwe, n'ibihugu byose byo mu mpande zose zo mu isi, n'umwami Sheshaki nawe azanywa kuri cya gikombe hanyuma yabo. Uzababwira uti, uko niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga iti, nimunywe musinde muruke ubutabyuka muzize inkota nzabateza. Nuko rero nibanga kwakira igikombe kiri mu ntoki zawe ngo banywe, uzababwira uti, uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga ngo, kunywa muzanywa, kuko dore umurwa witiriwe izina ryanjye ari wo ntangiriraho kugirira nabi. Namwe se mwasigara mudahanwe? Ntimuzabura guhanwa, kuko ngiye guteza abari mu isi bose inkota, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuko ubahanurire aya magambo yose kandi ubabwire uti, Uwiteka azatontoma ari hejuru, arangurure ijwi rye ari mu buturo bwe bwera, azatontomera cyane umukumbi we, azatera hejuru nga aburira abatuye mu isi yose bose. Urusaku ruzagera no ku mpera y'isi, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'amahanga, azaburanya umuntu wese n'abo abanyabyaha azabagabiza inkota, niko Uwiteka avuga. Uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, dore ibyago bizava mu ishyanga rimwe bitera irindi, kandi inkubi ikomeye izaturuka ku mpera z'isi. Uwo munsi abishwe n'Uwiteka bazaba hose, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi. Ntibazaririrwa cyangwa bakoranywe, habe no guhambwa, bazaba nk'amase ari ku gasozi. Nimuboroge bungeri mwe mutake, mwigaragure mwivu yemwe batahira b'umukumbi, kuko iminsi y'icyorezo isohoye nkabamenagura, kandi muzagwa nk'ikibumbano cyiza kijanjaguritse. Kandi abungeri bazabura aho bahungira, n'abatahira b'umukumbi babura aho bacikira. Nimwumve ijwi ryo gutaka ry'abungeri n'umuborogo w'abatahira b'umukumbi, kuko Uwiteka yahinduye ubusa urwuri rwabo, kandi ibiraro byarimo amahoro byarasenyutse bitewe n'uburakari bw'Uwiteka bukaze. Yasize ubuturo bwe nk'intare, kuko igihugu cyabo cyabaye igitangarirwa bitewe n'ubukana bw'ubibateza n'uburakari bwe bukaze. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo ku bice 26. Mukomeze mugire icyumweru cyiza, kandi muzatangire ikindi cyumweru amahoro. Ndabakunda mu izina rya Yesu.